Yes, okay, checking, check. Aha, yitwa Nzovu, umwe mu bafana b'ikipe bitabiriye na Elmerek by'umwihariko rero uyu ni umwe mu bafana beza bakomeye ikipe ifite yitwa Nzovu. Musanzwe mumenyereye mu myidagaduro itandukanye, ariko uyu munsi wa none byanga bikunda yaje. Murabona ko ahagaze, tambuka umufata, urabona ko ahagaze neza nk'umwami umurigent yitwa Nzovu, umwe mu basitari bakomeye cyane kabisa. Ngayo ngoko reba kuntu areba, atashye nawe uwabareyo, atashye uwabareyo by'umwihariko yitwa Nzovu. Mwajya mumenya rero mu mafilime menshi atandukanye, ariko byanga bikunda n'umupira bagomba kuwuzamo, byanga bikunda n'umupira bagomba kuwuzamo rwose. Bamwita Nzovu, muri kumubona vuga ati muhungu wanjye reka tujye agafoto, dore ni aheza y'isi. Aha, Nzovu, aha, buri wese ati tugomba kwifotoza, buri wese tugomba kwifotoza, abantu bose bavuga bati Nzovu tugomba kwifotoza. Aha, umwe mu ba content creator bagezweho hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu baramukunda. Umuntu uwo ari we wese aramwishimira, by the way, aramwishimira kubera ubuzima bwe, mu buzima bwo gushimisha abantu, kubanezeza iteka ryose. Umuntu aba yifuza kumubona, aba yifuza kuganira nawe, aba yifuza kumwegera. Mwabonye ko benshi bamwifotorezaho, mwabonye ko benshi by'umwihariko baba bifuza ngo banavugane nawe. Ubona ko buri wese yamuhururiye. Ni umwe mu bantu barebare dufite cyane hano mu gihugu. Yitwa Nzovu rero, yakinanye muri filime na ba Nyagahene na ba nyina wa Nzovu, ba nyina wa Mbogo, nyina wa Nzovu. Ni ukuri kw'Imana, mwihangane kumubona bituma umuntu anavugishwa bya hatari. Ariko we ni umwe mu banyamakuru bakorera Fanya Isango Star, nawe banaganira kabisa, ambwira ati ariko ubundi Nzovu bimeze bite? Nzovu amakuru yawe, bamukandira akanyenyeri rwose aho ageze kumuhereza ari impanukiye rwose, yigendera yitahiye uwabareyo. Yes. Okay. Yes, ngaye nguko. Nari muri kwitambika kamera. Ngaye nguko rero Nzovu ko n'abagenda rwose yitemberera mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko avuga ati njyewe ikipe ya Rayon Sport nyifite ku mutima, by'umwihariko njye nitwa Nzovu, nzabashimisha aho bikunda n'aho bidakunda. Abantu ni benshi bamukurikirana kuri social media zitandukanye, abafana baramukunda. Ninde muntu udakunda Nzovu? Umuntu udakunda Nzovu ubwo yabakunda nde koko by'umwihariko? Amubona kuna basohoka rwose avuga ati ntashye uwabareyo nubwo ekipe yanjye yanganyije, ariko twari twahuye na ekipe nini yitwa Nzovu, akaba ari umukunzi ndetse akaba ari n'umufana w'ikipe ya Rayon Sport. Mu buzima bwa Nzovu habaho n'ubuzima bworoshye, n'ubuzima nyine bugaragarira aho ngaho, nta kindi kintu navuga ngo cyatari kiba kirenze. Mubona rwose we